Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi, ndetse murambabwira ibihe byose ko wowe ufata umwanya wawe ugatera comment, ugakanda like ndetse ugasharinga n'inkuru zacu. Nukuri uruwingenzi kuri twe, natwe ntabwo tuzahwema kukugezaho inkuru umunsi ku wundi, isaha ku isaha ndetse n'umunota ku wundi. Reka nkubwire ngo kuri uyu munsi itariki ya 17 ukwezi kwa 11 ni itariki abantu benshi n'ubundi bari bategereje. Nkubwiriye inkuru rero, turi ku ngoro y'ubutabera ya Nyarugenge hano Nyamirambo. Benshi nimvuga aho turi barahita bamenya update n'ubundi Sandra cyangwa se nka GASARO TV tubazaniye. Kuri uyu munsi n'ubundi mbagarukaniye indi update benshi mwari mutegereje, cyangwa se benshi mwibazaga ese bizagenda bite, bizarangira bite, ni cyo kintu kizakurikiraho kuri uyu munsi kuwa kane. Navuga ku isaha ya 2:00 za mu gitondo, n'ubundi byari bisanzwe abantu bari benshi cyane, umubare munini n'ubundi uretse ko atari nk'ibisanzwe wari uwitangazamakuru. Navuga yuko bari baje gutera ingabo mu bitugu n'ubundi PRINCEKID. Nimvuga PRINCEKID kuri uyu munsi, benshi barahita bibuka mu minsi yashize uko byagenze, ndetse benshi tubazaniye uyu munsi amakuru cyangwa se indi update yuko kuri uyu munsi noneho byagenze. Nzi neza ko ari nayo update benshi bakeneye. Ku itariki ya 15 Ugushyingo, ngira ngo murabyibuka dusubiye inyuma gato cyane ko urubanza rwa PRINCEKID rwasubitswe mu buryo butunguranye, ndetse havugwa ko bamwe mu batangabuhamya bari bakenewe batabonetse, bityo ko nakuburana kwagombaga kubaho, ndetse rwimurirwa kuri iyi tariki turiho ya 17 Ugushyingo uyu mwaka turimo. Navugana urubanza n'ubundi wabonaga ko PRINCEKID umutekano wari wose, umutekano wari wakajijwe, ndetse ntabwo nareka kuvuga yuko kwinjira mu cyumba kiburanisha n'ubundi nk'uko byari byatangajwe, navuga yuko byabaye ingume, ndetse aho hari abinjiyemo, ariko n'ubundi bikaba y'ubusa. Perezida w'urukiko agatangaza yuko bitemewe ko uru rubanza n'ubundi hagira abarwumva, ko n'ubundi ari ay'ubusa, urubanza rugikomeje kubera mu muhezo, cyane ko n'ubundi byari byatangajwe ko uru rubanza kuri uyu munsi ruzakomeza kubera mu muhezo. Muri iki gitondo rero cyo kuri uyu wa kane, navuga yuko aribwo urubanza rwa PRINCEKID cyangwa se mu mazina yiswe n'ababyeyi Ishimwe Dieudonné rwongeye kuba rwazamo imbogamizi ndetse zitunguranye. Benshi barababaye, benshi ndetse navuga kugeza kuri uyu munsi ukurikije uko benshi bari bakomeje baganira, wumvaga bavuga atari ko si uyu musore ibi bintu bizaherera he, bizarangirira hehe, nimba PRINCEKID ubushinjacyaha bwaramusabiye kuba yafungwa imyaka 16. Navuga yuko kuri uyu munsi benshi bongeye kwijima mu maso bacyumviye inkuru, benshi byongeye kubatungura, abandi bagwa mu kantu, abandi barababara, hatari ko se mana yanjye uyu musore yatabawe, ibi bintu bizagenda bite, bizaherera hehe, mana wadufashije koko ugatabara. Navuga n'ubundi kuri uyu munsi yaje mu rukiko ubona ko ari umusore rwose ufite icyizere, ubona ko bitandukanye n'iminsi yashize, kuko kuri uyu munsi wabonaga yuko noneho avuga ati uko byagenda kose uyu munsi nshobora gutaha hari icyo menye, cyangwa se nshobora gutaha hari andi makuru menye, cyangwa se hari indi update nanjye nshobora kuba nataha nkaba nabwira abantu babandi baza kunsura, cyangwa se abandi baba babasha kungeraho aho mfungiye hano Mageragere. Ariko navuga ngo n'ubundi byajemo kidobya, byabaye bibi kurushaho n'ubundi nuko twabitekerezaga ku itariki ya 15. Nimvuga gutyo benshi baraza kwibaza ati ese noneho Sandra kaduteye ubwoba. Ntabwo nareka kubibabwira kuko n'ubundi benshi kuri uyu munsi batashye buzuye agahinda, benshi batashye batiyumvisha n'ubundi ibikomeje kuba kuri Ishimwe Dieudonné
uzwi nka PRINCEKID, ndetse abandi bavuga yuko uru rubanza rwe rukomeje kugorana. Ikibaye n'ikihe rero ari nacyo benshi bifuza kumva kuri uyu munsi. Nababwira yuko bari bategereje iyi tariki, abari bategereje atese uru rubanza ruraza kugenda gute, turaza kumenya amakuru mashya noneho kugeza kuri uyu munsi, aho n'ubundi PRINCEKID yari kumva abatangabuhamya bashyashya. Navuga ko ikibaye hari uko urubanza rwa PRINCEKID rwongeye gusubikwa, ndetse ku busabe bw'uregwa ariwe PRINCEKID ndetse n'abamwunganira bafashe icyemezo, bavuga ko bifuza ko abo batangabuhamya bamushinja bazaburana bari ahantu hazwi kandi hizewe. PRINCEKID rero na Maître Nyembo Emeline ari umwunganira mu mategeko bamaze igihe kirenga isaha imbere y'inteko iburanisha, ndetse basohoka hemejwe ko urubanza ruzasubukurwa ku itariki ya 25 Ugushyingo umwaka wa 2022 ari uyu mwaka turimo. Uyu mudamu rero wunganira PRINCEKID Maître Nyembo akaba amwunganira mu mategeko yabwiye itangazamakuru ati twifuje ko abatangabuhamya babazwa bari ahantu hizewe, abatangabuhamya natwe ntabwo tuzi abazabazwa. Ndetse Maître Nyembo abajijwe aho we n'uwo yunganira bifuza ko abatangabuhamya bazaba bari mu gihe cy'urubanza, yavuze ko urukiko ari rwo ruzabigena, ariko agaragaza ko gutanga ubuhamya hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype benshi murarizi nk'uko byateganyijwe byo biteye impungenge ku ruhande rwe ndetse no ku ruhande rw'uwo yunganira. Ndetse yavuze yuko impamvu abona yatumye urubanza rusubirwamo bitunguranye mu gihe kuburana byasaga n'ibyarangiye. Yagize ati bivuze ko umucamanza yabonye ko ibimenyetso bidahagije ngo afate icyemezo. Ndetse navuga yuko nk'uko mubizi mu iburanisha riheruka abatangabuhamya 4 bavugwa muri uru rubanza bahawe amakode n'ubundi nk'uko twagiye tubibagezaho, ndetse zisimbura amazina yabo kugira ngo umutekano wabo udahungabana. Navuga yuko kugeza kuri uyu munsi rero abatangabuhamya n'ubundi ntago baramenyekana, ariko bamwe numvaga bavuga ati nyamara ibi bintu biranoganoga, cyangwa se turakeka barunaka, turatekereza barunaka. Ndetse navuga yuko benshi bimaze kubatera urujijo, cyangwa se benshi n'ubundi kuri uyu munsi batashye, reka mvuge ngo nkoreshe iyi mvugo, bimyiza imoso, cyangwa se bataha bafite agahinda kenshi, aho abo mu muryango w'uyu musore n'ubundi bumvishe yuko bari kuvuga bati ariko se PRINCEKID n'ubundi ibi bizaherera hehe, tumaze n'ubundi kuruha gukomeza kuza kumva twiteze ko ari kiri buvemo, ariko tugasanga n'ubundi biracyari bya bindi, aho twiteze yuko hari icyo turi butahane n'ubundi tugataha. Navuga urubanza rusubitswe. Navuga yuko rero uru rubanza nsubiye inyuma gato, murabyibuka ko kuva muri Werurwe uyu mwaka turimo PRINCEKID aribwo yakurikiranwe n'inzego z'ubutabera zitandukanye kubw'ibyaha aregwa byo gusaba undi shimisha mubiri rishingiye ku gitsina n'icyaha cyo guhoza undi ku nkeke biganisha ku mibonano mpuzabitsina. Muribuka ko mu iburanisha ryabaye ku itariki ya 5 ubushinjacyaha bwasabiye PRINCEKID gufungwa imyaka 16, naho we asabwa kugirwa umwere avuga ko nta cyaha kimuhama. Ndetse mu isomwa ryo ku tariki ya 28 Ukwakira, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko rudasoma urubanza, ahubwo hanzuwe ko ruzakomeza hakongerwamo ubuhamya bw'abandi batangabuhamya 4, ndetse byari biteganyijwe ku itariki ya 15. Navuga rero n'ubundi amarira aracyari yayandi, yaba ku nshuti za PRINCEKID, yaba ku muryango we, yaba na bantu rwose bamukunda. Urabona ko kugeza kuri uyu munsi urahura n'umuntu akakubwira uti ngewe ntacyo mfana na PRINCEKID, ariko naramukunze, cyangwa se nkurikije ibyo nagiye numva uko urubanza rwagiye rugenda. Niyo mpamvu ndi hano ku rukiko, nari naje kumva uko bigenda cyangwa se uko bimeze. Ndetse navuga yuko ari umusore ubona ko uru rubanza ntago nareka kuvuga yuko umutekano ni wose, ariko n'ubundi cyizere urabona yuko akigifite. Kuri iyi tariki rero ibibaye n'ibyo, n'ubundi PRINCEKID navuga yuko asubiye mageragere kuri uyu munsi,
aho byanzuwe yuko itariki ya 25 n'ubundi ariho PRINCEKID azagaruka. Nabwo tuzamenye se noneho babatangabuhamya byagenze bite, ese byanzuwe yuko noneho bajya ahantu hizewe cyangwa se nk'uko uwunganira PRINCEKID bari kubyifuza ko uru rubanza aba batangabuhamya n'ubundi bakomeza bakaza bakajya ahagaragara, ndetse ntabwo mvuga ngo ahagaragara babe baza mu rukiko, cyane ko bavuze ko bafite impungenge z'uko aba batangabuhamya batakaburaniye kuri Skype kuko bibateye impungenge, ndetse we akavuga yuko ibyo bizagenwa cyangwa se nk'uko n'ubundi natangiye mbibabwira, uyu munyamategeko yabajijwe ko abatangabuhamya baba bari hehe, wavuga yuko ari urukiko rugomba kubigena kugira ngo navuga uwo yunganira abe yakumva yuko nawe ari safe, cyangwa se abe yakumva yuko nawe ari guhabwa ubutabera n'ubundi nk'uko dusanzwe tubizi. Reka mvuge rero n'ubundi icyemezo ni iki ngiki kivuyemo, nuko urubanza rwa PRINCEKID n'ubundi rusubitswe kuri iyi tariki ya 17 ariho benshi bari biteze yuko bari buze kumenya byinshi, cyangwa se bari buze kuba bamenyeramo andi makuru, aho benshi bavugaga ati n'ubundi PRINCEKID hari amajwi azumva kuko ni abantu babanye, n'abantu bamaranye igihe muri aka kazi, cyangwa se navuga muri Miss Rwanda. Ariko reka mvuge ngo n'ubundi kugeza kuri uyu munsi ya majwi cyangwa se bya bindi abantu bakekaga ntago ariko bigenze. Reka tuvuge ngo update umunsi kundi tuzajya tugenda tuzibagezaho amakuru mashya, tuzamenya tuzajya tugenda tuyabagezaho, ndetse ngira ngo muri kugenda mubona ko PRINCEKID ni ntambuko, urabona yuko yifitiye confidence, urabona yuko nubwo rwose ari kuza mu rukiko, ariko urabona ko icyizere aracyagifite, urabona ko agikomeye, urabona yuko n'ubundi avuga uti uko byagenda kose bishobora kuzarangira sohotse, cyane ko burya iyo umuntu afungiye mageragere haba hari amahirwe yuko ashobora kuba yakatirwa cyangwa se akaba yanataha. Ngira ngo rero benshi kuri uyu munsi n'ubundi mu byo twumvaga, wumvaga ari abantu mu muryango we cyangwa se inshuti ze bavuga ati n'ubundi kugeza uyu munsi twebwe icyizere turacyagifite rwose. Urabona ko PRINCEKID arasuhuza abantu, harapepera abantu, urabona ko nawe aracyakomeye, nubwo kugeza kuri uyu munsi rwose amazemo amezi, navuga ubwo yafashwe mu kwa gatatu, ubwo n'amezi 8, ariko urabona yuko agikomeye, aranyura ku bantu akabasuhuza, ubona yuko agifite ibyiringiro. Reka dukomeze tuvuge ngo Imana ikomeze imusange, imube hafi, ndetse reka mbabwire ngo update umunsi ku wundi tuzajya tugenda tuzibagezaho ikizavamo. Reka mbabwire ngo ku itariki ya 25 n'ubundi muzicare mutegereze update izaza, ese bizagenda bite, ese noneho babatangabuhamya nk'uko uwunganira PRINCEKID yifuje yuko urukiko rwagira icyo ruzabikoraho, byazubahirizwa cyangwa se ubusabe bwe bwazumvwa, tukazagera noneho hano ku rukiko twumva yuko abatangabuhamya hari ukundi byahindutse atari kuri Skype. Reka mvuge ngo n'ubundi icyo tuzamenya turi hano ku bwanyu, kandi amakuru umunsi ku wundi tuzajya tugenda tuyabagezaho, ese byagenze bite nino tariki. Rero reka mbabwire ngo muzabe hafi, mutegereze mumenye amakuru ya PRINCEKID, ese noneho ni cye kintu kizakurikiraho. Reka mbabwire ngo rero naye makuru twari tubazane ko kugeza kuri uyu munsi noneho urubanza rwa PRINCEKID rusubitswe, abari bategereje ikivamo nicyo kivuyemo, ndetse mbabwira ngo mukomeze mugire amahoro y'Imana. Wowe ufate umwanya wawe ukumva inkuru ugatera comment, n'ukuri uruwingenzi kuri twe, natwe nago tuzahwema kukuba hafi cyangwa se kukuzanira amakuru wibaza. Reka nkubwire ngo ngiye twari turi kumwe ni Sandra nk'ibisanzwe, nkubwira ngo ukomeze ugire ibihe byiza cyangwa se ukomeze ugire akazi keza. Abaryamye kuri uyu munsi reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibitotsi byiza, Imana ikomeze ibane nawe, wowe wihebye aho uri hose, Imana igusange, Imana iguhumurize, ndetse Imana ikwereke yuko mu nzira zayo zirenga 1000, ikwereke yuko mu bibazo atari wo mwanya mwiza wo kwiheba, ahubwo ari umwanya mwiza wo kuba wakegera Imana. Reka nkubwire ngo ciao ciao, nakagaruka ukomeze ugire ibihe byiza, kandi mwibutse ko GASARO TV natwe tutazabatenguha, tuzababa hafi ibihe byose. Nkubwire ngo ukomeze ugubwe neza aho uri hose. Bye.
GASARO TV.